Murakoze cyane abateze amatwi Life and Business Ideas. Life and Business Ideas ni channel nziza cyane ikugezaho ibitekerezo by'ubuzima, ibitekerezo bya business ushobora kumva bikagira aho bikuvana kandi bikagira aho bikugeza. Nshuti muvandimwe, ndakurarikira gukora subscribe, ugakora share, kandi niba ufite n'igitekerezo kitwandikira muri comment kugira ngo tuzabashe kugikurikiza cyangwa se tuzabashe kukikugezaho. Ngewe muri kumwe cyangwa se ugiye kugezaho inama z'uyu munsi nitwa Dieu-Aimé Niyonsaba. Iterambere ntabwo ribaho ku mpanuka cyangwa se ku mahirwe, ahubwo umuntu arariharanira. Ntabwo umuntu aba umuherwe kubera impanuka, reka. Ntabwo ushobora kugenda mu muhanda ngo buce cyangwa se uryame buce wabaye umuherwe, reka. Umuntu kugira ngo abe umuherwe cyangwa se abe umukire arabiharanira. Abakire babaho mu buryo butandukanye n'ubwo abandi butuma bagera ku iterambere ryabo. Ntabwo abakire babaho nk'abakene. Kugira ngo ube umukire hari qualities cyangwa se ibigomba kukuranga. Ntabwo ugomba kwitwara nk'abandi bantu basanzwe. Hari qualities cyangwa se imyitwarire igomba kukuranga nk'umuntu ushaka kuba umukire. Imico mibi ugomba kuyisimbuza imyiza niba ushaka gutera imbere. Niyo mpamvu uyu munsi Life and Business Ideas yagukusanirije inama 10 zagufasha kuba umukire cyangwa se kuba umuherwe. Nshuti muvandimwe, niba udashaka gukomeza kuba mu bukene cyangwa se niba ushaka kugira aho uva n'aho ugera, tega amatwi izi nama ngiye kukubwira. Izi nama uko ari 10 nuzikurikiza zizagira aho zikuvana kandi zigere aho zikugeza. Inama ya mbere: ntukaryamire ahubwo ujye uzinduka kare. Iyi ni inama ya mbere ishobora kugira aho ikuvana kandi ikagira aho ikugeza. Reka nyibasubiriremo neza. Ntukaryamire ahubwo ujye uzinduka kare. Ubushakashatsi bwerekanye ko 44% by'abakire bazinduka mbere y'amasaha 3 y'uko bajya mu kazi kabo. Ni ukuvuga ngo uramutse ugiye uzinduka mbere y'amasaha 3 mbere y'uko ujya ku kazi, byagufasha cyane, kubera ko ari amasaha ya mu gitondo uyakoramo ibintu byinshi cyane kandi bishobora kugirira akamaro umunsi wose, ukirirwa umeze neza kandi ntacyo wicuza. Koresha igihe utekereza ku ntego zawe z'ubuzima ndetse n'amahirwe yagufasha gutera imbere akazakugeza ku ntego zawe. Inama ya kabiri iragira iti cyangwa se iratubwira iti: shaka inshuti n'abantu wakorana nabo. Shaka inshuti n'abantu wakorana nabo. Ubushakashatsi buvuga ko 79% by'abakire bafata amasaha nibura 5 mu kwezi bagahura n'abandi bantu babafasha mu gihe bibaye ngombwa, ariko 16% by'abakene ntabwo babikozwa. Ni ukuvuga ngo niba uri umukire cyangwa se ushaka kuba umukire, fata igihe uhure n'abandi muganire, niba ngombwa musangire. Ibi ngibi bizagufasha kunguka inama nyinshi no kunguka ibitekerezo yo kuri bo, maze bigufashe kwiteza imbere muri business yawe. Inama ya gatatu iragira iti: kunda gusoma. Ahangaha nimvuga gusoma, ntimwumve ko ari ugusoma icupa cyangwa se gusoma amazi cyangwa se gusoma ji cyangwa se gusoma ikindi kintu. Oya, ni ugusoma ibinyamakuru, gusoma imvaho, gusoma ibitabo cyangwa se gusoma inkuru zerekeranye na business ukora. Ubushakashatsi bwerekanye ko uko usoma cyane bituma wunguka byinshi, kandi uko wunguka byinshi bituma ugera kure cyane hashoboka. Ngo 86% by'abakire bakunda gusoma, ariko 26% by'abakene babikoze. Kandi uko usoma niko ugaininga byinshi cyangwa se niko ubona byinshi. Bya byinshi wabonye bikagufasha kugera hehe? Kugera kure. Za nama wakuye mu byo wasomye ziragufasha cyane, zikakugirira umumaro. Inama ya 4 iragira iti: menya gukoresha igihe cyawe neza. Abongereza bavuga ko time is money, igihe ni amafaranga. Niba utazi gukoresha igihe cyawe neza, ntushobora gukira. Reka ndakurahiye, ntabwo ushobora gukira utazi gukoresha igihe cyawe neza. Abantu b'abakire ntabwo bajya bapfusha igihe cyabo ubusa mu bintu bidafite umumaro. Reka bazirikana neza ko igihe cyatakaye kitajya kigaruka. Inama ya 5 iragira iti: tanga ubufasha ku bandi bantu. Tanga ubufasha ku bandi bantu. Abantu benshi bazi ko
iyo utanze ubufasha cyangwa se iyo uhaye umuntu uba usesaguye, ariko ntabwo ariko biri. Ugomba kumva neza umumaro wo gutanga niba ushaka kuba umukire. Ubuzima bugira agaciro cyangwa se ubuzima bugira agaciro ni ubuzima umuntu abamo afasha abandi. Iyo utanga byinshi nawe niko wakira byinshi. Mugenzi cyangwa se inshuti muvandimwe, gerageza gutanga muri bikeya ufite. Inama ya gatandatu iragira iti menya ko abantu b'abaherwe bita ku buzima bwabo. Menya ko abantu b'abaherwe bita ku buzima bwabo. Ugomba kwita ku buzima bwawe mbere y'ibindi byose. Ubuzima bwiza butuma ushaka ubukire. Jya urya ibiryo nk'umuti, utazarya umuti nk'ibiryo. Ushobora kwanga kurya ibiryo nk'umuti ariko ukazarya umuti nk'ibiryo. Bamwe mu banyarwanda bajya bavuga ngo urya makeya ukivuza menshi. Nshuti muvandimwe, ita ku buzima bwawe kandi ujye ugerageza gukora imyitozo ngororamubiri. Ngo nibura nka 4 mu kwezi cyangwa se nibura nka 4 mu cyumweru. Nibura nka 4 mu cyumweru gerageza gukora siporo. 76% ubushakashatsi bwagaragaje ko abakire 76% bakora siporo, ariko 23% y'abakene. Ibyo ngibyo ntibabikozwa. Niba ushaka kuba umukire, ita ku buzima bwawe neza, wite ku byo kurya, ifunguro rihagije ririmo intungamubiri, kandi ugerageze gukora imyitozo ngororamubiri. Inama ya 7 iragira iti kora ikintu ukunda kandi wemere gufata risike igihe byanze. Aha ngaha iyo ukora purani cyangwa se upanga umushinga, ugomba guteganya ko bishobora gukunda cyangwa se ntibikunde. Hari icyo bita purani A n'icyo bita purani B. Ngo purani A ni bya bindi uba uri gupanga uvuga uti wifuza. None ugomba kuvuga uti ibi ngibi nibikunda bizagenda gutya, ibi ngibi nibidakunda bizagenda uko nguko. Kuvuga ngo niba bikunze ugomba kubyishimira, kandi niba bidakunze nabwo ugomba gufata ikindi. Ugomba gukunda ikintu ukora cyangwa se kugishyiraho umutima wawe wose. Ugomba gukora icyo ukunda kurusha gushaka amafaranga. Ibi ngibi bizagufasha cyane gutera imbere. Kunda abakire kandi ukunde n'amafaranga. Iyi ngiyi ni inama ya 10. Kunda abakire kandi ukunde n'amafaranga. Uzasanga abantu benshi bavuga ngo ntibakunda amafaranga, cyangwa se bavuga ngo abakire si abantu. Uzasanga benshi ariko bavuga ngo abakire si abantu, ngo ntibakunda amafaranga. Niba udakunda amafaranga se uzayabona ute? Oya nshuti muvandimwe, nawe mbwira, niba udakunda ikintu uzakibona ute? Niba ukunda amafaranga uzayabona, niba utayakunda ntabwo uzayabona. Niba ushaka kuba umuherwe cyangwa ushaka kuba umukire, kunda amafaranga. Kandi niba ushaka kuba umukire uvuga ko abakire atari abantu, uzifuza kuba inyamaswa se? Oya, ugomba gukunda iki? Ugomba gukira abakire, ukagira disipurine mu mafaranga. Inama ya 9 iragira iti wishaka kubaho mu buryo burenze ubushobozi bwawe. Wishaka kubaho mu buryo burenze ubushobozi bwawe. Abaherwe ntabwo babaho mu buryo buhenze, ahubwo babaho munsi y'ubushobozi bwabo. Niba ushaka kubaho mu buryo burenze ubushobozi bwawe, ntabwo byakunda kuba umuherwe. Ntabwo ushobora kubaho umuherwe cyangwa se kuba umukire ushaka kubaho mu bushobozi burenze ubwo ubaho. Winjiza amafaranga 30 ku kwezi ariko ushaka kurya 40. Ntabwo byagukunda rero kuba umukire. Reka ntabwo bishoboka. Inama ya 10 iragira iti izere ko nawe waba umuherwe kandi ujye ubyiyaturiraho. Aha ngaha usanga abantu benshi baritakarije icyizere, ati njyewe ntabwo nawe umukire, ati kuba umukire nyine byaba runaka. Ugasanga umuntu yitakarije icyizere akiri umwana. Niba umuntu akubwira ngo uri umukire, ngo bite boss, nawe warangiza ugatangira ukavuga uti wapi. Niba utabyiyaturaho se, utabyifuza, uzaba umukire ute? Ntabwo bishoboka. Ugomba kubikunda kandi ukabyiyaturiraho. Iyi ngiyi ni inama ya 10 yatubwira. Izere ko nawe waba umuherwe kandi ujye ubyiyaturiraho. Murakoze cyane. Izi ni inama 10 life and business ideas twabakusanyirije. Ndabashishikariza gukora subscribe, mugakora share, kandi niba ufite igitekerezo kitwandikiye muri comment,
kugira ngo tujye tubasha kubibagezaho kandi tujye tubasha kungurana ibitekerezo. Njyewe mwari kumwe wari wabateguriye inama 10 zagufasha kuba umukire cyangwa se zagufasha kuba umuherwe, banyita cyangwa se nitwa Dieu Aime Niyonsaba, murakoze cyane kandi ndabakunda cyane.